Hello, good morning my people. This is your boy Manshot. Ikiganiro ni Man from the Kitchen. Ikiganiro kizajya kibanda ku muziki nyarwanda, kivuga ku buryo bw'imirimbire y'abanyarwanda se, uburyo bw'imyandikire, video nziza se, uburyo nyine umuziki mbese kizakibanda ku muziki nyarwanda kuva hasi kugera hejuru cyangwa se ijana ku ijana. Alright, dushishikariza abanyarwanda kujya bumva imiziki y'abanyarwanda kugira ngo bateze umuziki nyarwanda imbere mu karere cyangwa n'ahandi hose. Alright, nize kuzatubana like buri munsi tuzagenda tubana tunaryoherwa n'umuziki, nanjye nkomeza kugenda mbafashe kugira ngo mugende mumenye imiziki mishyashya yasohotse n'uburyo muzajya mugenda muyikurikirana, n'uburyo muzajya mugenda muka reba indirimbo z'abahanzi nyarwanda, muka likinga, mukashyiraho commentaire, mukabafasha nyine kumva ko bafite abantu babashyigikiye. Alright, this is KCTV 33. This is Manshot. Uyu munsi tubuze gukora ku ndirimbo ya Mr Kagame ari kumwe na Bruce Melody, indirimbo nshyashya ari kumwe na Mr Kagame bayita Ntiza. Of course ni indirimbo yuje ubuhanga bwinshi cyane, harimo kuzimiza nkuko n'ubundi nibisanzwe abanyarwanda barazimiza, ariko hangaha noneho uyu munsi guess what, ni munsi turaza kumva iki, turaza kumva ubuhanga burimo mu byerekeranye no kuzimiza, kandi tugenda tunaryoherwa. Of course muri kumwe na Manshot, Man from the Kitchen. Bro, shyiramo nawe karuvuna abataka kawe.
Shinga mo burugana abataka yawe. You know, you guys tune enjoying. Nugushyamo karuvuna abataka. Alright, guys, nizera ko mwaryohewe kandi twajyanye ibihe byiza. This is your boy Manshat, ikiganiro Man from the Kitchen. Nizera ko muzabaye mukomeza kudukurikirana like every day tubaheza episode. Alright, nizera ko mugiye kugira mukareba indirimbo ya Bruce Melody. Bruce Melody na Mr Kagame, munakomeza kuryoherwa n'ubuzima kandi tunakomeza kwishima. Alright, kudeshapo kuba saza Bruce Melody na Mr Kagame. You guys mwakoze indirimbo nziza kandi we love you so much. Reka dupushing umuziki nyarwanda. You guys remember to subscribe. We love you so much. KCTV 33. See you next time. Alright, hello once again my people. This is your boy Manshat. Ikiganiro ni Man from the Kitchen of course. Nkomeza kubabwira ko uyu munsi tubize kuvuga ku bitandukanye ko twagiye tuvuga haruguru, ko tuzagenda tuvuga ku ndirimbo nshyashya yasohotse, tugenda tuvuga kuri video nziza yasohotse, urwego iriho, tugenda twumva imyandikire y'abanyarwanda, abahanzi b'abanyarwanda of course, tugenda tumva uburyo ki iterambere ry'umuziki w'abanyarwanda rigenda rizamo of course. Uyu munsi rero ngufite udushya twinshi cyane. Uyu munsi hari video nshyashya. Kintu nakubwira ati guess what, niye video ninde nyiri video, ese iyo video imezite, yitwa gute se? Yes, ibyo nibyo tugiye kukurikirana uyu munsi tunibereye mu gikoni cyacu of course, tunateka utuntu tumwe na tumwe. Yes, ugomba kuba ready. Yes of course, iyi ni Man from the Kitchen. Nkuko mubimenyereye, indirimbo rero nkuko nabivuze haruguru igiye kuza, tekereza ni yihe indirimbo igiye kuza? Ni indirimbo ya Boulavan. Iyo tugarutse kuri Boulavan ho ni gutya kabisa, ku ndirimbo nshyashya, ku ma video ameze gutya, ni fresh kabisa. Uyu munsi turavuga ku ndirimbo ye yihe, video nshyashya yasohotse yitwa Loki. Niyo ndirimbo tugiye kureba uyu munsi, tugiye kuvugaho gatoya. Video iri trending hano mu Rwanda, ibintu bimeze gutya. Sinzi niba ari mu Rwanda gusa, ariko ntekereza ko n'ahandi hantu imira twika. Yes, let's do it. Boom. Loki YB. Oya, YB ati ntabwo yigeze abura mu gihe cyose gishize atagaragara, ariko uyu munsi yatuzaniye ikintu Imana ni bombe, ni bombastic. Boom. Loki atakupatia bia. Yes, bamwita Eva Boulavan, tumubwira ngo Loki. Loki. Yes, tunitekera buhoro buhoro twumva Loki, tunayireba. Ni video nziza cyane, ariko nshaka kubibutsa you guys, uyu muntu wakoze ino video, umuntu wakoze ino video bamwita Cedric Drake. He's the bad guy. Yes. Yes. Yes, bamwita YB. Ni umusore uba muri rebo bita New Level. Yes, it's a New Level. Yes, yagiye akora indirimbo nyinshi cyane, hari n'amawadi yagiye atwara menshi cyane. This guy ari ku rwego ruri hejuru. Nkomeza kwibutsa ikintu kimwe, nkomeza kubabwira ngo impamvu iki cyane cyajeho ni kugira ngo twumvane indirimbo, tuyirebane, tuyiganireho, ubundi tukora iki, tugende tujye kuyireba kuri channel y'umuhanzi, tukomeze kumuzamura, tumufashe, ababona abantu baze kuyireba. Commentaire muzishyira hano kuri iyi channel, ariko muyinayishyire mujye no kureba kuri channel ya Boulavan, munamushyigikire, mushyiraho commentaire, mugende mushyiraho like, mukore subscribe, mugende muteza imbere umuhanzi nyarwanda. Nicyo cyambere tugamije muri iki kiganiro cyacu, tunaryoherwa n'umuziki nyarwanda of course. Tukomeze kuryoherwa na video ya Boulavan. Ebana ni fire kabisa, ni bom. Kilo YB.
Loki, Loki, Loki. Loki Balboa, you guys nizere ko mwibuka filime yigeze kubica bigacika y'umusore bita John Lembo. John Lembo yakoze filime yitwaga Loki Balboa. Icyo gihe sinzi nimba ari byo yashatse kuvugamo hano, ariko birumvikana ko ibyo yashaka kuvugaho uko icyo gihe Loki Balboa yari umuntu mubi cyane, yarakubitaga numva. Yes, so mwita YB dukomeza tunaryoherwa n'indirimbo yiwe, indirimbo ikomeje kugenda ikora akazi. Yes, abantu bakomeje kugenda mukurikirana Man from the Kitchen, nizeye ko mwagiye muryoherwa n'iyo ndirimbo ya YB cyangwa se Mr Boulavan, Ivan Boulavan. Nizeye ko mwagiye muryoherwa n'indirimbo n'amashusho meza cyane ari ku rwego kabisa. Nizeye ko mugenda mukajya no kugeba kuri account yiwe mukamukurikirana, kandi mugakora subscribe kuri channel yiwe, mukana sharinga n'inshuti zanyu kugira ngo indirimbo ye igende irebwa n'abantu benshi kandi igeze ku ma views menshi cyane. Bizaba bimufashije kandi bizaba bifashe n'umuziki nyarwanda. Of course mukomeza no kudukurikirana ikiganiro cyacu Man from the Kitchen, mukora subscribe kuri channel yacu, mwishyiraho commentaire down there, kandi mugunakomeza sharinga n'inshuti zanyu, dukomeza kugenda turyoherwa n'umuziki nyarwanda tuteza imbere. Shout out to you Mr Boulavan, Cedric Drake, namwe na team yagiye mufasha. We love you so much. Tunumva byo twatetse uko bya bimeze. This is amazing, like amazing, you know. Ibintu bya bimeze neza rero, nizako mukomeje kugenda mubana natwe, tubakunda namwe tumudukunda, ibintu bikomeza kugenda neza cyane. We love you so much. Till next time. Alright, hello my brothers and sisters, of course. Nizeko mukomeje kugenda mugubwa neza, mukomeje kugenda mudukurikirana aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo, abari hanze y'igihugu cyacu nabo tubabwe salute. This is your man Shot from the kitchen, the man from the kitchen. Nizeko mukomeje kugenda mugubwa neza kandi mwaryohewe n'indirimbo iheruka yo duheruka kuvugaho. Uyu munsi rero guess what? Uyu munsi turaza kuvuga kuki? Uyu munsi indirimbo tuvugaho ni iyihe? Ni indirimbo ikomeje kugaruka, ikomeje kunyeganyeza umujyi. Ndavuga ni indirimbo iri in town, the trending song in town. Urumva ni indirimbo ikomeje kugenda ibikora kandi ikomeje kugenda ihindura ibintu cyangwa se izana movement cyashya y'umuziki mu mavideo n'amavideo bimeze gutya kabisa. Alright, nizere ko ukomeje kugenda ukora subscribe, ukomeje kugenda ushyiraho comments down there, ukomeza kugenda tubana, kandi ukomeza kugenda una sharing imiziki y'abanyarwanda, kandi ugera ukora subscribe ku channel y'abahanzi kugira ngo ugere ukomeze kubajya gute kubateza imbere, banakomeza kugenda babona ko hari icyo mugenda mubafasha nk'abanyarwanda. Alright, nizeye ko mukomeje kudukurikirana. Uyu munsi rero tekereza niyo ndirimbo tugiye gukora, yitekerezeho. Alright, nizeye ko tugiye gukomeza kubana, kandi uyu munsi hari nakabeho, kuno arakabeho tugiye kuba dukora n'agacyayi kugira ngo tube tugenda tunaryoherwa. Stay tuned. Alright, nkuko nakomeje kubabwira indirimbo rero, indirimbo cyakoze indirimbo y'Imana na umunsi na hari ukuntu nabanyakanya gato mbamuze numva indirimbo mbona indirimbo cyashya yasohotse, ndimo kunareba nyine mu ndirimbo cyashya yasohotse nza kubona indirimbo y'umusore bita Mr Bushido Bushari. Ebana guys, Bushari yakoze ikintu kabisa. You guys mugende mu checking YouTube channel yiwe, ebana indirimbo yibita Bwoba, the guys from Green Fairy. Ebana indirimbo ni sawa kabisa, it's a trending song kabisa, video ni gutya, ebana everything's okay kabisa. Yes, rero ka tugiye icyo tuyivugaho nka guturuka hano mu gikoni, the man from the kitchen. Tugira ikintu tuyivugaho. Let's go with the song Bwoba. Let's talk about Bwoba kutoka kwa Bushido. Let's go. Alright guys, reka tuvuge kuri ino ndirimbo yakozwe na Nganji Green Fairy, iva muri Green Fairy. Sony indirimbo yitwa Bwoba Bushari. Alright, najye mfite ubwoba. Guys, ariko indirimbo ifite na video nziza cyane kabisa. Abasore bafite ikintu kabisa, ikintu cyo gushaka guhindura music nyarwanda kabisa, kudesha po kuri bo. Yeah,
garuza mwene Adamu zimugeze mu gikano wallahi ari birongo kabisa y'umuntu yandi kukumva ni gahunda kabisa oh Soberi kubitambo kwabaya magambo oh Jesus oh Wezombe anakubwiraga abaita baepinga basana kupinga oh Jesus this guy is great bro Sozi Mugitala mo guys usabwe kugenda ukareba ino ndirimbo kabisa kuri YouTube channel ya uyu musaza bita Bushido oh really failing you guys ni gutya kabisa oh Bushido nyuma kazagwa kumeheza uzukogira agwa neza nyuma kazagwa kumeza wow 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 sisi niba turi ku rugamba ntuzana ubunanga ngipiki ucukurisha ugani umumanga wow wow Bushido yeah Takoze wana ni verse kabisa ni kurya kabisa bro wow Sozi Mugitalamu bamwita Bushido wow iyi verse numvishana yumva like inshuro nyinshi cyane kuko ibana irimo energy kabisa Bushido way Eban, it's a green fairy thing. Whoa. Oh. Shout out to you Bushido bro. Iyi song ni dope kabisa. Eban, nabimbisha igihe kirekire kabisa. Nizeye ko nabandi kandi mwagiye muyikunda. Eban. Mureke dutwike emana Bushido is in town wow nize ko mwaryohe kandi it's a money shot man from the kitchen Yo, hello my people, it's your boy Manisha. This is Man from the Kitchen of course. Niza ko tugiye gukomeza kubana mu kiganiro cyacu dutwika of course tunakomeza tunaryoherwa. Yes nize ko ibintu bikomeje kugenda bibagendekera neza impande enye z'igihugu n'abandi bantu bose bari kwisi ndavuga impande zose ziri kwisi ndavuga bari muri Amerika, bari Burayi, bari muri Asia, bari muri Africa of course ni Oceania. Nize ko mwese you guys mukomeje kugenda mukubwa neza aho muri hose mudukurikiye. Yes, uyu munsi rero ni bomb, ni fire, n'umuriro. Turakomeza kugenda tupana mu kiganiro cyacu Man from the Kitchen of course. Tugenda tunaryoherwa n'imiziki y'abanyarwanda nkuko tubimenyereye. Tunateka uyu munsi abantu uyu munsi turaza kuryoherwa n'ibiryo byacu bya hano mu gikoni of course. Nkomeza kuvuga ko uyu munsi rero mugenda mu ndabizi bamutegereje indirimbo turi buvugaho ni iyihe se indirimbo uyu munsi tubuze kuba reacting hose cyangwa turyoherwaho gatoya ni iyihe mugomba kubitegereza of course. Tekereza rero indirimbo turibuze kuba dukoraho ni iyihe uyu munsi ntabwo nirwo gutindira noneho nk'ibisanzwe uyu munsi tuzaza kuba dutwika tuvuga tuti igitebo cyane cya Chanel guturuka kwa Bitre ariko mwe na n'ubita 96 numva bamwita Trizy 96 wala noneho ni izina ryonyine ibari bombo clad ari umuriro. Yes, niza ko mugiye gukomeza kuryoherwa kubana nanjye hano mu gikoni turateka uyu munsi ushobora kwibaza ati se nibuze kuba nteka ikindi bize kuba nkonishize ingredient ni n'ubwoko bwinshi cyane umunsi turaza kuba bom tuba twifitiye hano kuri spaghetti zacu hano twifitiye kuri tomato paste nize ko tugenda tunaryoherwa twifitiye no ku mata yacu ibintu bigenda neza cyane mugenda mukomeza kubana nanjye
your boy Manishat, of course. Tunaryoherwa n'indirimbo ya Betray ari kumwe na Nobita Treezy 96. Yes, it is what it is, man. It's your boy Manishat. Boom kaboom, let's do it, man. Boom. Of course nko nakomeje kwibabwira ni dimusiraza kuba tuvuga kuri indirimbo ya Yobita Betray cyangwa se Betray muheto musaza n'umusaza kabisa Nobita Treezy 96 mu ndirimbo ya Yobita igitebo cya Chanel ni indirimbo nziza ntegeza ko mwakurikiranye album ya Betray yaje mwiryoherwa hariho indirimbo nyinshi cyane hariho zira ngo aragigira my brother aya ndirimbo yarankosoye of course ngo aragigira ngo vyenga aragigira ibintu nk'ibyo tu nizere ko noneho n'undi musaza bita Treezy 96 nizere ko nawe akomeje kugubwa neza naho ari tukomeje no kumwishimira hano muri Man from the Kitchen nawe Betray cyangwa se ubita Treezy 19 ko muri babiri you guys mwakoze indirimbo nziza yo bita igitebo cya Chanel. Yes, of course shaka kwibaza igitebo cya Chanel, what does it mean? Shaka kubyibaza of course nta mpamvu yo kugutindira kugira ngo uze kumva what's in this song. Yes shaka gutekereza niki kirimo niki bari kuvugaho, ariko that's why we here bro, kugira ngo ugende uryoherwa n'imiziki y'abanyarwanda ugende urumva n'amagambo hamwe namwe ubutaragiye wumva neza ubutarimwe na rimwe utarumvishe neza kubera wenda precious nibona unakavuga wari uri hose cyangwa n'umwanya mucyo wari ufite. Ni hano Man from the Kitchen. Yes, it's your boy Manishat. Let's do it, man. Nkomeza kubibutsa ko n'aba basore bagiye bakora indirimbo nyinshi cyane kandi mbibutsa ngo you guys subscribe, sharing inshuti zawe, comment, tubane mu kiganiro ni cyacu twese kugira ngo tugiye gute turyoherwe n'imiziki y'abanyarwanda. Of course this is your boy Manishat. Let's do it with let's go with Betray and Treezy 96 mu ndirimbo yabo bise igitebo cya Chanel. Inafite na video nziza. Wow. Yes, indirimbo yakozwe n'umuproducer witwa Diesel Rust, mu producer ukorera cyane ubita Betray, ni nawe wakoze ino ndirimbo. Wow, indirimbo bwa kunitangira video kunimeze you guys sorry bari kugenda bazana impinduka mu muziki nyarwanda mu buryo bwa video, nyine bakora video nyine ukabona ni video iri intense cyangwa se iri interesting kuyireba no kuyiryoherwa ewana. Reka turebe iyi ngiyi noneho ndabona itangiye ewana, ni indirimbo itangiye bien sana. Reka tuyivugeho. Treezy 19 Nobita Betray igitebo cya Chanel. Pakirifunga mbese mitungo simburi funguzo inoti mu cyungo ntabyo mutuzo amanywa n'ijoro. Yo uri bamwita Treezy 96 arimo akubwira ngo inoti mu cyungo ngo amanywa n'ijoro ni ibintu. Reka dusubize inyuma gato twumve neza. Arimo aravuga ngo pakirifunga mbese mitungo simburi funguzo. You guys, kuntu batondeka imirongo byonyine ngo pakirifungo ngo gire you have to let's get pakirifunga mbese mitungo pakirifungo ngwiza imitungo simburi funguro pakirifungo ngwiza imitungo simburi funguro my brother. No ibintu ari ibintu umuntu agenda yumva uri kumva hip hop hari uburyo ugenda ufatwa mu muziki nk'uko pakirifungo nta buri funguro irumva ni mirongo ibifite uburyo igenda yungikanya kuna kurikiranya imirongo babyita insubirajwi se n'uburyo noneho ababikubwiramo ushobora kutabisobanukirwa uburyo ki hari abantu bamwe batabyumva bisaba kubanza kumva neza kumva icyo ashatse kuvuga kugira indirimbo ikarangira ko yumva neza kugira indirimbo irangire ntukahite wica hejuru gutyo utarumva neza ngo umve ku bintu bimeze. Aha ngaha rero harimo atangira tubwira ngo pakirifungo
Jesus Christ. inoti mu cyungo ntabyo mutuzo My brother, no ibaze inoti ziri mu cyungo my dear. Bamwita Trizy 19 arimo kubwira ngo Trizy 96 arimo kubwira ngo igitego cya Chanel arimo nakubwira ngo inoti mu cyungo my brother. tuzo amanywa na nijoro pakiri fungo ngwiza imitungo simbura ifunguro inoti mu cyungo ntabyo mutuzo amanywa na nijoro Nabyo mutuzo amanywa na nijoro. igitego cya Chanel. Yes, tugeze aho bita ku gitebo cya Chanel. Igitebo cya Chanel ushobora kwibaza se igitebo cya Chanel ni iki? Hari abantu batabyumvishe neza, hari abantu batagize gute batumvishe nani content yose bumve ngo ese yashatse kuvuga iki gitebo cya Chanel. Igitebo cya Chanel bavuze ko ari nk'ibag, ni bag ariko iriho iki iriho imiringa. Yes, iriho imiringa of course. Ari icyo bita igitebo cya Chanel ariko babishyize mu Kinyarwanda uburyo utabasha kwita ubisobanukirwamo bavuga ngo igitebo cya Chanel. igitego cya Chanel bika mu gitego cya Chanel igitego cya Chanel igitego cya Chanel igitego cya Chanel bika mu gitego cya Chanel. Nk'uko tukubitsa ko tunitekeye hano mu gikoni cyacu ibintu bikomeje kugenda bigenda neza, ambabwira ko muri gukomeza kubana na Manshat of course hano mu gikoni dutwika duteka ibintu bigenda bom 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 bom. Singombwa ngo byihakane yo go with the Betray the landlord. Ngo yabyita avuga ngo agenda kinwa mu mazu y'abantu mu mageto y'abantu mugenda bamukina niyo mpamvu yahise yiyita ubita Run Road. Yes, bamwita Betray. Reka twumve kuntu verse ayinjiramo neza. kapu bambonanye ni Chanel. Yes, ngigikapu arabyivuye noneho tubashije kumenya ese igitebo cya Chanel ni iki, tumenye ese icyo bishatse kuvuga ni igikapu. Ni igikapu cya Chanel, ni igikapu se cyangwa kiriho imiringa bamwita Betray. Ni igikapu bamufatanye n'icyo gikapu cya Chanel. Naturikije mabune twapasuriye ku busumbane. Yes, ngo yaturikije ngo baturikijemo bune ngo bapasuriye aho bita icyo bita ku busumbane, ni ukuvuga ngo bagabanye basumbanisha. Yes, baturikijemo ngo ubwo bune bamwita Betray. Nuko buri nakize ubu karafashwe n'ibyo barakize. Yes, ngo buri umwe yagiye anyurukwe, urumva buri umwe yagiye anyurukwe ubu karafashwe ngo barakize. Niko Betray ari kugenda tubwira inkuru yiwe. Ukambuka umwana umeze kwa rugusiga buri umwe akaze. Yes, bamwita Betray. Ni ukuvuga ngo ikintu bari bagamije no gusiga buri umwe akaze, buri umwe yaragafashe. Yes, niko arimo aragenda tubwira inkuru yiwe bamwita inde, bamwita Betray. Igitebo ubwo bafatanye icyo urebye cyanaburije wifi guca itambukanwe baje kumenyera kuri Chanel. Urebe neza ko wari we kihariye niwe wari ufite igitebo kinini imbere n'umukobwa wari unakimufashije. Bose n'abafatanwe mubabaze umufunguriye. Yes, ikintu bwa bune bavugaga wari umufungo, bwa bune bari barimo bavuga wari umufungo ngo niwe bafatanywe, niwe barimo babavugamo hano muri iki gitebo cya Chanel. Igitebo ko bapakiye kamuyerekanye kwa Chanel. Ni ukuvuga ngo igitebo cyagaragaye, kamera yagaragaje ko cyari Chanel, nicyo cya gitebo nyine cya kindi cya Chanel. Kane ko mbona n'igitebo ari Chanel. Ufungo ngo tahekenye tuje tuvuye majerebele. Yes, yangaha the keyword niryo jambo y'abantu. Ndibona komeje kuyumva nimva ijambo majerebele. Bamwita Betray batubwira ngo majerebele, nuvuga ngo umufungo bawuriye bavuye majerebele. My brother, majerebele. Nuvuga ngo iri majerebele ni guturuka iyo ngiyo za mageragere ariko mu buryo bwa Betray cyangwa se mu buryo bwa slang bw'umusaza arimo atubwira ngo majerebele. Bamwita Betray. Let's do it, man. Pakiri fungo nguzi mitungo simburi funguro. Pakiri fungo bamwita Trizy 19 arimo yinjiramo. Inoti mu cyungo ntabyo mutuzo. Inoti mu cyungo ntabyo mutuzo bamwita Trizy 19. Amanywa na nijoro pakiri fungo nguzi mitungo simburi funguro. Inoti mu cyungo ntabyo mutuzo amanywa na nijoro. Igitebo cya Chanel. Igitebo cya Chanel. Igitebo cya Chanel. Bika mu gitebo cya Chanel. Igitebo cya Chanel. Cya Chanel. Igitebo cya Chanel. Yes, muzi nakoje kuvuga ko tubuze kumva hip hop, turaza kumva amagambo, turaza kumva uburyohe bwa hip hop. Muri no miss tugenda tunaryoherwa na hip hop, twumva se what's going on with this guy babaraperi, twumva se niki baba batubikiye. Nkomeze kubabwira ko tubuze kugenda tunaryoherwa cyane n'umuziki hano turimo turumva bita Betray.
Betray arimo atubwira ngo igitebo cya Chanel ari kumwe n'ubita Trizy 96 n'uburyohe ahari muri Man from the Kitchen muri hip hop music. Sinagiye nsaba ikibo, nagiye nshaka igitebo. Ntabwo yagiye asaba ikibo, yagiye asaba igitebo. Yishakiraga amaronko nkakira nkava mu cyondo. Yishakiraga amaronko nkakira nkava mu cyondo. Bro, you kill me bro. Bamwita Trizy. Gusa nari mbizi ko iminsi mibi nayizangeraho. Sinaba umutini n'amaburakindi yatumye nsubirayo. Sinigeze ngira ubwo. Ntabwo aba umutindi n'amaburakindi yatumye asubirayo. Bamwita Trizy 19. Nawe akomeza kutubwira story yiwe noneho muri ino ndirimbo niwe waba ugezweho. Nafashe inoti ndabayoba, nawe nyitsindira habona. Sinaje kumva nanze kubona. Nuvuga ngo Chanel yayikinyereyeho habona ngo ntiyanze kumva, arumva ngo ntabwo yanze kumva agira ate irangira mbaye umuburakindi yatumye nsubirayo. Sinigeze ngira ubwoba, nafashe inoti ndabayoba, nawe nyitsindira habona. Sinaje kumva nanze kubona. Yes, Chanel yayikenyereyeho ariko ntiyanze kumva, ahubwo yanze kujya gute irangira mbaye umukungu, abakobwa beza mbamena ifungo. Byarajya bamukungu, abakobwa beza bamena ifungo. Man, murabizi mwese ibyo amafaranga akora, amafaranga arakoshya kabisa uko byagenda kose. Nawe ngo yabaye umukungu ngo abakobwa bamenaho iki agafaranga tu. Yes, nicyo amafaranga akora. Ishiba gutambaza amapizi, herezo sizi muri iyi business kugira bisaba imizi. Jugujugu nguwo mu nzira ateruye igitebo mu ndiba. Jugujugu nguwo mu nzira ateruye igitebo mu ndiba. My brother, uyu mujama imyandikire ye bana yankoze hano kabisa. Yankoze ahantu kabisa kuno kurikiranya amagambo kuno bigenda inyuguti kuno zigenda zirimo n'urwego rwiza rw'imyandikire mu buryohe bw'umuziki atuma umuntu aryoherwa akomeza gukururwa n'umuziki man. Bro, you killed it bro, you nailed it bro. Yeah man. Bamubonye barasingiza, ibamucura barapizika. Pakira ifungo ngo izimitungo simbura ifunguro. Ako nanone nkomeza kubwira Dizo Last bro, wakoze akazi kabisa ahangaha harimo icyo bita akazi kabisa. Imana na beat urayumva kumvira kujyamo kabisa noneho n'abasaza Trizy no bita Betray bayijyamo kumva noneho ni fire bayita igitebo cya Chanel. Inoti mu cyungo ntabyo mutuzo amanywa n'ijoro. Pakira ifungo ngo izimitungo simbura ifunguro. Inoti mu cyungo ntabyo mutuzo amanywa n'ijoro. Igitebo cya Chanel, 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 igitebo cya Mbika mu gitebo cya Chanel. Bamwita Betray ari kumwe na Trizy 96 niwo bo turi kumva uyu munsi, niwo twari tugenda turyoherwa n'indirimbo zabo, tugenda twumva uburyohe bwimbitse mu ndirimbo yabo. Igitebo cya Chanel tugenda tumenya n'igitebo cya Chanel cyari cyo nize ko mwakimenye, batajyaga babyumva nabo mwabyumvishije. Boom. It's your boy Manishat, ikiganiro ni Man from the Kitchen. Tugenda turyoherwa, you guys mbibutsa comment aho ngaho hasi ese what can you do, what can we do next, kugira ngo tujye gute tujaryoherwe n'ibyo mwifuza, muryoherwe n'ibyo mwifuza kugira ngo tuzagende tubibagezaho. Of course muri kumwe na Manishat ikiganiro Man from the Kitchen. Mbibutsa mu gikora iki mukora iki bita subscribe, mukore share, mushyireho na commentaire kugira ngo tugenda tumenya ibyo mwifuza nk'abakunzi b'ikiganiro. Yes, stay tuned kandi ukomeze kugenda ugubwa neza. Until next time. Guys, ifunguro ryacu niryo rigenda rigera ku musozo tunariryoherwa of course. Wow.
Guys, nizeye ko mwabonye ifunguro ry'uyu munsi, nizeye ko mugiye abagiye kurirya bagiye kuryoherwa kandi ibintu biri buze kuba bimeze neza. Man from the kitchen, your boy Money Shot. It's your boy Money Shot, of course. Turyoherwe twese, bro. Yeah. Enjoy, bro. Cool, bro. Yes, that's what's up. Nizeye ko n'abandi muzagategura mukaryoherwa. Ingredients zaba ziri muri description, nizeye ko namwe muzagategura mukaryoherwa. That was your boy Money Shot, of course. Comment down below turyoherwe n'indi minsi ikurikiyeho. See you. Whoa, hello ladies and gentlemen. Nizeye ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose impande enye z'igihugu n'ahandi n'abari inyuma y'igihugu, ndavuga abari mu mahanga se cyangwa mu mpande zitandukanye z'isi. Nizeye ko mumeze fresh. This is your boy Man Shot. Nizeye ko tugiye kubana mu kiganiro cyacu Man from the Kitchen. Uyu munsi rero dufite ibintu byinshi cyane, ariko nkomeze kwibaza ese ibiganiro byatambutse byagenze bite, byakuryoheye se? Nizeye ko byakuryoheye ndabizi. Alright, nizeye ko byakomeje kubaryohera. Reka dukomeze no kubana muri iki ngiki noneho. Ikintu nakubwira, tekereza ni iki tubuze guteka, ni iki niyo ndimo tugiye kuvugaho uyu munsi. Ni fire, ni bomb crat. Nizeye ko mugiye gukomeza kujya gute kuryoherwa muri kumwe na Man Shot, Man from the Kitchen. Let's do it. Alright, brothers and sisters, nizere ko mukomeje kugubwa neza, of course. Nkomeze kwibuza ko uyu munsi none ikintu cyo kuvuga, ariko se biretse gato. Wumva iki iyo tuvuze umutaka se, hit bitu umutaka, sinzi ikintu wumva hagati aho ngaho, ariko uyu munsi ndashaka kumvisha ikintu. Ndashaka kumvisha ikintu kabisa kuri uyu musore wakoze indirimbo nk'umutaka n'izindi nyinshi cyane, ariko uyu munsi none hano ewan yariko uyu muriro kabisa. Okay, uyu munsi rero ikintu tubuze kuvuga, utaza kuvuga kuri indirimbo y'umusore bita Mico the Best. Mico the Best ni indirimbo yakozwe na producer Made Beat. Video ikorwa no bita Faizo. Yes, Faizo. Ni indirimbo imeze gutya kabisa. Nizire kufite amatsiko nawe yo kuza kuyumva. Ntegeza kuri buze kuba uryoherwa no kuyumvira hano muri show yacu Man from the Kitchen. Nkomeza no kukubwira uyu munsi ikintu turi buze kuba duteka. Nizere ko ufite amatsiko menshi cyane. Turi buze guteka ikintu kimeze gute nono. Nizere ko nawe ukomeje kujya wumva mu kanwa hari ukuntu bimeze, kuko uyu munsi ibintu turi buteke nanjye ubwanjye ndi kubitekereza nkavuga ni wow. Mu gihe turi dutetse rero tuba turi no kumva umuntu bita, tunavuga ku ndirimbo ya Mico the Best. Turaba dutetse uyu munsi eggs fly rice. Uyu munsi ibyo tuvuze ko batunganya tunaryoherwa, tunumva n'indirimbo y'umuvandimwe Mico the Best, tunaryoherwa nayo kandi dukomeza kugenda tunanyeganyega mu buhoro. Kandi you guys mwibuke kujya mushyiraho comment hasi kugira ngo dukomeze kubana mu kiganiro cyacu, kuko ikiganiro cyacu ntago ikiganiro cyanjye, ikiganiro cyacu twese hamwe dukomeze kujya gute boom tunaryoherwa, tunashyigikira abasani bacu b'Abanyarwanda, of course. Let's go. Alright, amita Mico the Best ebana. Uyu munsi tuzanye indirimbo bitiganire tujye kuba dukoraho uyu munsi muri Man from the Kitchen, muri kumwe na Man Shot, of course. Niyo tujye kugenda dukoraho uyu munsi, ariko mbonye ngo indirimbo guturuka muri Kick Ass
music niyo tugiye kuba tubona indirimbo yaturutse. Of course numvisha arimo atangira aririmba ngo papa we ngo yamuhaye gare ngo sinzi, reka Imana tubanze tunumve ukuntu bimeze ariko tunatetse. Of course reka tubanze twumve ukuntu ngo se yamuhaye gare twikomereza. Jesus Christ, ngo nimbona uzi kujya gute. You gotta be kidding me bro. Ngo iki ngo nimbuzi kunyonga. Let's go, reka tukomeze twumve. Oh Jesus Christ. Uretse gatoya. Uretse gato. Papa wanjye mayikari ugindijya umunyenga niba nawe uzi kunyonga. Jesus Christ. Sasa ngani niba nawe uzi kunyonga nibwo cyo kumva ukuntu ngo ni naza kunanirwa wari uze kumuheka tu. Wamwita Micho the Bass. Right. Ngawuda mazendebe. Yes, yes. Jesus Christ. Nubwo ngirigare papa yamuhaye ntago Imana umunyenga. Ije byo kwimara umunyenga cyo yagishyize hasi rwose tunikomereza tunamwumva. Ariko ifite video nziza by the way, ifite na video nziza yakozwe n'umuntu bita Faizo. Ebana ni fresh kabisa ku ishusho rimeze gutya ebana, nubwo se yamuhaye gare akaba Imana umunyenga. Jesus! Anga rero no. Rugwango wewe utuze gucungana na feri kuko ngo induru yiwe nago yayikira tumugiye yanyonza akagera amanuka acunge feri kuko karuru nago yaza kugatira. Jesus Christ. Jesus. Okay. Epo anatuje noneho kuri verse ya kangahe, verse ya kabiri. All right, let's go. Made beats on the beat. Made beat ni wakoze ino ngoma. Nkomeze kwavuga ko is one of the best mu producer w'abanyarwanda nawe ebana yakoze kuri ino ngoma. Niyo mpamvu mva ari ukuntu bagira bakakubita ngo ebana ni gahunda. Niyo tumamenye neza ko ibi bintu bize. Uretse gato ntabwo tumvishe neza. Oh. Ako nkomeze kubabwira ebana umukobwa urimo hano muri ino ndirimbo ni bombastic. Umukobwa urimo hano ni gahunda kabisa, usabwe kugira gute kugenda ukareba iyo ngi no ndirimbo kare umukobwa urimo kunameze gute. Ebana aranyonga igare alright. Umwanya uza kumara utwaye niyo tumamenye neza ko ibi. No. Where's it got? Hey! No. You. You verse muyumve neza hano. Yeah. Umwanya uza kumara utwaye niyo tumamenye neza ko ibi bintu bize. Ntabwo nongera guseka. Umwanya uza kumara utwaye tu ni wari uzi gutuma ngo ibyo bintu nyine ubize tu. Uwo mwanya tutaje kumenya ubundi. Jesus! Oh! Yes we. Ubwo nyine umunyonzi udafite uburambe aha ntabwo tuvuze kumenya kabizi. Turashaka kumenya wowe ufite uburambe cyangwa. No, Micho, no. Ngo nawe ugira uti Jesus Christ. Indirimbo no yo. N'ibindi bintu. Micho aha turaza guhagarikira. Ngo umuti ntaga yimana umunyenga. Ngo kiritse ku muntu utazi kunyonga tu. Yitazi kunyonga nye. Ariko Jesus. Uyibuze no Micho ibintu atuzaniye ni ibindi bintu. Yeah. Man, no. Let's go back.
nuvuga ngo umuntu wamuhaye igare yamubwiye ngo igare ntuzemane umunyenga. Umuzana niba basigaye yigwa atambaza abantu iminyenga. Yo, my people. Jesus Christ, cye tutazi kunyonga. Nuvuga umuntu wamwihereye igare yamubwiye ntukagire ubugugu tu. Uyu munsi nta bugugu habe na bukeya kwa Mico, igare arifite. Atanga iminyenga uko yiboneye kose. Ya bamwita Mico the Bass, arimo arakubwira ngo urira sunikanga ibintu ntazi byinshi cyane ariko bamwita Mico the Bass. Let's go. Arimo aratubwira ngo igare ryiwe ni boom boom boom. No. Wait. Aha. Ibaze umunyonzi niyo wari muri Tour du Rwanda tuvugisha kuri ntabwo wananirwa. Watwara ntunanirwe. Hako uzaza hano ntabwo ananirwa. Yeah. No. Bamwita Mico the Best. Arimo aratubwira ngo bamwogereze igare. Nuwagira igare rya Mico ari ikintu turibuze kuryibazaho kimwe cyonyine. Ese igare ryaba ryogeka mu buryo ko numva ngo baritware baba ariko bari naryose. Kandi ngo ntutaho utaryogeje tu. Ntago wataho utaryogeje. Urataha uryogeje tu. No. Wow. Akantu madno batumvishije neza. Oh no. Rwango umuntu uri hano abantu bugwega rwo kuba ari umunyonzi na babiri yabaheka. Abantu babiri. Mbo. Abisubiye. Oh. Kata mwivire mu kigare kabisa. Bamwita Mico the Bass. Ni uri mu kazi hano kabisa. Sunika ni ndipo ya musaza bita Mico the Bass, ndipo bita igare. Ntumusige kabisa. Yo. Ya, turimo tunareba ukuntu tibuze no kurya. Ebana kuri ibyo byacu twatetse uyu munsi ebana. Bomba. Let's go. Yes. Alright. Ebana ifunguro ryacu ry'uyu munsi rero baryita ni eggs, fly, rice. Uyu munsi ebana rize ko muze kuvuga neza. Ebana n'abandi bantu aho muri muzagategura ariko namwe nta kintu bitwaye. Ebana rize kari fresh sun. Ebana cool. Nize kujya kuryoherwa. Thanks brother. Yeah. Alright, nizera ko nabandi mumeze neza hano muri kandi nizera ko mwaguwe neza mwakubana nanjye twumva indirimbo ya Mico the Best. Ebana dukora indirimbo nziza biti igare. Nize ko mwese mugiye kwishaka kandi mukanayumva. Ikintu mbibutsa ni kimwe, comment muzishyire aho ngaho down below. Tugenda dukomeza kubana kandi munakora subscribe kuri account yacu kandi munasura account y'abasani kugira ngo mugende mubashyigikira mukomeze kubana nanjye. Your host Manishat, man from the kitchen. Nizera ko muzagira icyumweru cyiza. Nakagaruka. Until next time.
Yo, what up my people, nizeye ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda mugubwa neza muryoherwa n'ibiganiro byacu, bikomeza kubafasha kumererwa neza muryoherwa n'ubuzima. Of course nizeye ko mwarebye ibiganiro byabanjije, byagiye bibafasha, ariko mwibuke kujya mushyira commentaire hasi aho ngaho hasi mugire mutanga igitekerezo ku kiganiro n'icyacu twese hamwe. Niza ko muzagenda gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byacu bigiye kugenda bikurikiraho. Uyu munsi dufite umuriro, uyu munsi dufite fire, uyu munsi dufite bombe, dufite ibintu biri buze guturikira muri show. Ushobora gutekereza uyu munsi turaza kuvuga kuki? Yes, ni ngombwa kubitekerezaho kandi ukomeza no gukurikirana umenya ngo uyu munsi turateka iki. Uyu munsi niyo mpamvu tubuze kuvugaho, ibyo byose ugomba gutegereza kugira ngo uze kujya guteka, uze kubibona muri show yacu Man from the Kitchen. This is your boy Manishat. Stay tuned. Let's go. Yes. Uyu munsi rero ingredients dufite ni zihe? Guess. Dufite boom, Irish potato. We got onion. Iyi niyo ingredient ya nyayo ikenewe. You have also eggs. Boom. Alright. Noneho ngo tumaze kubona ibintu turibuze guteka uyu munsi. Let's go with the song. Nize ko amasafuriya nta kintu batwaye kuko namwe murabona tumugi kokoni. Let's go with the song bayita Havumera Inka, indirimbo ya Michael Makembe. Let's go. Wait. Sinzi niba uri kumva ukuntu ino beat itangira urumva abantu bahamiriza kwita wumva noneho ukuntu itijyamo noneho ikatiba injyana y'ubungubu ebana n'ubuhanga bumeze gutyo bukabije cyane. Michael kabisa hano wakoze akazi ebana. Ino ndirimbo ngiye ndashaka kuyumva buri kantu ku kandi, right? Tutagiye twumva abantu ariko bita byinjiramo noneho byinjira mu buryo ki bugezweho ubu ngubu ebana. Reka dukomeze twumve gatoya. Jesus Christ. Boom. Ubwo sizo umvuze kumva kuninjiramo. Yeah. Hola. Ebana. Ahantu nshaka ko muhumva neza. Jesus Christ. Uretse za wumve nono. Jesus Christ. Yo! Wamwita musaza Michael Makembe. Jesus Christ. Ndikumva noneho ingoma za gakondo ebana yajya bivanga ebana dukorera ikintu bita imvange. Burya ibi bikugenda uvanga ibintu bigenda biryoha mu buryo bumwe cyangwa ubundi nko kwabonyana mu gikoni turimo tubikora. Hari nako hanga hari ibintu Michael yajya bikora kabisa, yajya avangamo ingoma z'abanyarwanda, avangamo ibintu by'abazungu ebana, ibintu bigenda bimera gutya. Noneho ni imico yahuye ebana, ibintu bimeze gutya. Uri kumva ko ni abaita trap shakamba from Michael. Jesus Christ. Byonyine wumve kuntu aba bakecuru cyangwa se aba bantu bari kuririmba mu kuntu bajyamo utugoma tukajyamo beat kajyamo. Jesus Christ, Michael, this is amazing, bro. Would you bro, ahangaha ngomba kuhashinga akantu kabisa kuko ahangaha yakoze umuti utanabaho. Cyakoze kaze tubivugaho gatambere ko dukomeza ubuhanga burimo ahangaha. Umuntu ufata umwanya agatekereza iki kintu agashyiramo gutekereza ku muco w'iwabo akavanga n'ibindi bintu kugira ngo byibuze umuco nyarwanda se cyangwa umuco w'abanyarwanda, afate imbyino za kera akazihuza n'imbyino z'ubungubu bagakora icyo bita trap shakamba. N'ubuhanga ni ikintu twagakwiye guha agaciro, tukagira agaciro nk'abanyarwanda tukacyumva yemana tukamufasha ikintu kikagira ku rundi rwego kabisa. Reka tubikore nk'abanyarwanda kabisa. Reka twikomereza hano tunumva abo bita Michael Makembe kuri trap shakamba ku ndirimbo yitwa Havumera Inka. Yeah, let's go. Inga we.
Yo. Jesus Christ. Yewe ariko urikumva vibe indirimbo yaguha vibe ubwayo ukajyamo ukumva umudiho uvanze n'iki uvanga na trap n'iki. Jesus Christ. Michael Makembe ni gutya kabisa. Jesus Christ. Aho ino ndirimbo reka zamabwira indirimbo ikintu imaze kumva umudiho urimo mitanekereza abantu babashumba bajyaga bagenda bafite uturadiyo bafite uturadiyo. You guys mugomba kuba mufite ino ndirimbo kabisa kuko ebana ingiyi ni gahunda ebana kwakundi wo bishurira inka zawe kubita muri ino trap y'umusaza yito trap shakamba ubundi ibintu bigenda neza cyane. Let's go. Jesus Christ. That was Michael Makembe ebana TBK Entertainment. Nibo batugeshejeho ikintu nk'iki ngiki ebana ikintu wumva ukumva umuco, ikintu wumva ukumva ibintu by'abantu bagezweho ubu ngubu nka generation nshyashya nayo ishobora kwibona muri no ndirimbo abantu ba generation mu myaka ishize nabo bakiyumvamo ebana ni ikintu gikomeye cyane. Michael Makembe kuba warakoze ikintu nk'iki ni ikintu wagakwiye kuzirikana, ni ikintu cyagakwiye kubaho imyaka kigahabwa agaciro kacyo. Yes, nk'abanyarwanda rero tugomba kugira agaciro twebwe ubwacu twumva indirimbo y'umuvandimwe Michael Makembe Havumera Inka. Guys, mugende mu checking kuri YouTube, mugende mu mukurikirana ahantu ahariho hose wamubona umusupporting bamwita Michael Makembe guturuka muri TBK Entertainment niyo watuzaniye iyo bita Trap Shakamba. Of course nizera ko mwakomeje kuryoherwa uburyo twabanye duteka twumva tunavuga ku ndirimbo ya Michael Makembe Havumera Inka. Nizera ko mwakomeje kuryoherwa. Of course muri kumwe your boy Manishat, man from the kitchen of course. Uyu munsi rero twaba tubuze no kubanza kugira gute gukora icyo bita kusanga n'abasangira nyine tunareba uko ibyo twatetse bimeze bimeze gute nsangira nabo bari iruhande rwanjye kugira ngo ibintu bize kujya bigenda fresh. This is your boy Manishat. Let's do it. Stop. Oh, Jesus Christ. What a beautiful smell. Wow. Delicious. Wow. You guys nizera ko mukomeje gukomeza mukagubwa neza kandi dukomeza no kubana mu biganiro bizakurikiraho. I'm your boy Manisha. Nizera ko aho muri mumeze neza kandi by'ikintu babitsa no gukomeza kugira gute mukora subscribe kugira ngo ibiganiro ko bigenda bijyaho mugende mubibona kandi mugenda munagubwa neza munareba n'indirimbo ya Makembe Havumera Inka mugenda mugubwa neza. So karyoshye ntikaguma mwitama sinzi ariko bivuga. Nizere ko ebana tuzasubira ubutaha. Ciao. This is your boy Manishat. Hey. Yeah. Hey.
Hello once again. Nizeye ko mumeze fresh, nizeye ko mukomeje kugenda mugubwa neza, bakomeje kudukurikirana hano kuri KCTV 33. Nizeye ko mumeze fresh kandi mwagiye mugubwa neza mu biganiro byagiye bitambuka n'iminsi yashize. Nizeye ko mumeze fresh. It's your boy Manishat, of course, man from the kitchen. Nizeye ko Are you ready, guys? Uyu munsi dufite ibintu byinshi cyane, wana dufite fire, dufite umuriro ugiye kwaka mu kanya, kandi nizeye ko mugiye kugubwa neza no mu gikoni cyacu munsi turateka ibintu boom umuriro abawaka. Nkomeze kubibutsa ko you guys mwibuke gushyira comment zanyu aho ngaho munsi, gende tumenya ese niki gikurikiyeho, mutange opinion zanyu n'ibitekerezo byanyu kugira ngo tugende ari byo dukurikiza, kuko ikiganiro ni cyacu nagari cyanjye gusa, ni cyacu twese hamwe nk'abakunzi ba Man from the Kitchen. Guys, mwibuke no gukora subscribe kandi no gusharinga, undi dukomeze kubana. Boom. Are you guys ready? Boom. Yo. No, sasa mbere yuko tugira icyo tuvuga ku ndirimbo y'umunsi turi gukora, let's katujye mu gikoni cyacu turebe uyu munsi turaza kuba dufite iki. You guys, uyu munsi rero dufite ibintu byinshi cyane hano mu gikoni. Uyu munsi turakora icyo bita spaghetti. Uyu munsi nizo tubuze kuba duteka hano mu gikoni cyacu, kandi nizeye ko muruze kujya gute, muruze kumenya uko ziteka, muri mukajya munaziryoherwa mu bikoni byanyu, namwe mukaryoherwa. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dufashanye kumenya utuntu tumwe na tumwe hano mu gikoni, guturuka hano mu gikoni kwa Man from the Kitchen. Alright, uyu munsi twifite hano ku nyanya zacu, we have like tomatoes, twifite ku nyanya zacu, yabana twifite hano kuri onion, yabana dufite hano, tukaba twifite nanone kuri tungurusumu, yabana ibintu ni fresh sana. Tunifite kuri spaghetti zacu, dufite kuri spaghetti zacu, yabana nizeye ko ibintu bikomeje kugenda bimera fresh. Dukomeza no kubana hano mu gikoni, tunamenya ngo indirimbo turi gukora ni iyihe uyu munsi turakora. You guys, mbere ko tujya mu bintu byinshi cyane, mbanze mbabwire ikintu kimwe, mbanze mbabwire umunsi ni it's all about poetry. Yumva ni ibijyanye na poetry, ku bantu bazi ibintu bijyanye na poetry. Umunsi mbafitiye umuntu kabisa, ebana ku kintu cy'imyandikire, ku kintu cy'ubutumwa, abantu bakunda indirimbo zirimo ubutumwa, ebana bwubaka. Ebana umunsi, you guys, mwitegure, muraza kuryoherwa ebana n'ikiganiro cy'uyu munsi. Of course, muri kumwe Man from the Kitchen, it's your boy. Boom, kaboom. Let's go with the man called Ice Nova, guturuka muri Green Valley. Uyu munsi niwe uri buze kuba dutwika hano mu ndirimbo yise ubusa. That's the song today. You guys, nize kumujye kubana nanjye muri munsi mu gikoni cyacu, tukomeza kugenda twika. Of course, it's your boy Manishat. Let's do it. Alright, niyo bamwita Ice Nova, man himself. Ice Nova, umuhanzi w'umuhanga kabisa, ibana mu myandikire, ibana ari ku rundi rwego mu buryo bwa poetry, ibana ni fresh kabisa. Urashaka cash, urashaka creep, ikora w'ikigari, urashaka icyuki, shaka bonifek, urashaka kutarira abaneki, urashaka hose cyakwatsa, urashaka hitenge Rwanda, urashaka kote ya wirebeka, yego nyabuneka urakaroturya. Alright, bamwita Ice Nova, man. Ice Nova ngari kutubwira, urumva abantu bari kwifuza, abantu barifuza, abantu bashaka ibintu, ikintu urashaka, ushaka imodoka, ushaka iki, ariko bari kukubwira ati akwifuza kuroturya. Ndamye bari kwandika imyandikire yabo, ibana ibiri kundi rwego, urumva arakugenda gucisha hino, finally akakuzanira ikintu kirenza kuvuga ati urakaroturya, you know. Nubwo uri kwifuza ibingibi ntubibona, ariko byibuze urakaroturya. Yeah, bamwita Ice Nova. Let's go. Yes, arimo nakubwira ngo urahigura ebana, kuneza kunabi ebana, ikiguzura cyishyura, ariko uburyo bwose ukora nyine, uburyo bwose wakora, imbaraga zose ushiramo ebana kugira ngo icyo kintu kigereho, you know. Ni kwisi imeze, ni kubuzima bumeze, you know. You have to work hard kugira ngo nyine ibyo bintu ebana, ibyo bintu ushaka ubigereho, iyo modoka ushaka iki bigereho tu. Yes, bamwita Ice Nova, guturuka muri Green Valley, niyo turi kuvuga uyu munsi.
it is what it is, man. Jesus Christ, bamwita Ice Nova. Yes, nguko ugenda ukura, kugenda iki inzozi zawe nazo niko zikura. Urumva amaherezo finally birangira ugiye hehe, ugiye no mumva ugannye mumva cyangwa se ugannye munsi y'ubutaka. Alright, bamwita Ice Nova mu mirongo myiza cyane ku bantu bakunda hip hop nyayo, kuno bakunda ku mirongo imana imeze gutya. Uyu munsi nizere ko muzi kuryoherwa ku ndirimbo ya Ice Nova turuka muri Green Fairy. Yes, ngitahe y'isi n'ubusa no kuvuga ngo bya bindi byose n'umundi wakorera finally birangira n'ubundi bisize, you know, which means ko ubuzima nyine iby'isi n'ubusa nyine by'isi n'ubusa. Nkomeze kubitsa ko turi mu gikoni tunitekeye, urumva tunaryoherwa n'ibiryo twagiye duteka. Uyu munsi nababwiye ko turi guteka spaghetti mu buryo nibuze kugenda mubonamo uburyo kinyine bitetse. Ntekereza ko muzagera munabibona muri description, mwibuke kujya muri description murebe muzamubona ibyo twatetse, kandi mugende nawe mubigerageza mu ngo zanyu, nimurangiza mujye gute mubiryoherwe, kandi ariko nako mushira comment zanyu aho ngaho hasi kugira ngo dukomeze kubana mu kiganiro. Of course, it's your boy Manshot. Let's go with the second verse. Let's do it. Nubusa kare nubusa. Jesus Christ, urashaka degree haragapfinjiji, you know what it is, man. Urumva abantu umva usumbije urugero cyangwa usumbya ubumenyi aba wumva rohanga waciriritse, wumva nta kintu akubwiye nyine, you know, ni kwisi meze niko abantu bameze. Yumva urenze umuntu, you know, aba wumva ko hari ikindi kintu wagezeho, you know. Nagerageje nyine kujya mu ndirimbo deeply kugira ngo dukomeze kugenda twumva amagambo turyoherwa. Ebana bamwita Ice Nova, ayibana ku buvanganzo kabisa, iby'isi n'ubusa. Yaman urashaka kuba ku gasongero k'imiti, urashaka akazi ngo wishyure izo bills, ukoreye abandi ngo n'insazi. Wow. Yes, ibi ni ibintu byeze namwe murabizi. Umuntu abashaka kuba ku gasongero, Imana kuba yoboye abandi, kuba gize gute, you know, that's how it is, man. Isi nikimeze, abantu niko bameze, ibintu birimo biragenda nyine ababigenda uko nguko. Ice Nova ariko bivuga kenshi abaraperi baba baremeze nk'abahanuzi, murabizi namwe, you know. Hari kuntu kwandikira imirongo fine ariko abona ibintu kuvuga, man, ibi bintu byigeze kuba, man. Yes, bamwita Ice Nova arimo aratubwira ati ubusa. Yes, bamwita Ice Nova. Yes. Mwiza kwabwira ko ibi bintu arimo aravuga ngani ibintu biba umukobwa kuba yifuza, abakobwa barifuza abajama. I'm sorry ladies, nizeye ko muze kunyihanganira ni imiyongo yanditse. Abakobwa benshi nyine bifuza like umugabo umeze gutyo, ufite lare ziwe, ufite agafaranga. Yes, burya abantu bakobwa mubona ko bati, man, ufite umugabo kabisa, ufite umugabo ufite gutya kabisa, agafaranga nyine karateye ibintu byarakomeye cyane, you know. Abantu bamwe bavuga ko nta n'urukundo rurakibaho, I don't know. Nizere ko indirimbo irimo iragenda ibakora ku mitima bamwe na bamwe. Ngo umugabo ngo wujuje inziba batsinda, you know. Ibintu by'ubutunzi byarateye ariko iby'isi n'ubusa kuko Ice Nova arimo aragenda abitubwira. Y'abandi. Yes, bamwita Ice Nova bakubwira ngo ibyiza nibyo tubona mu maso y'abandi n'abandi bakabibona mu maso y'abandi. Sinzi we nawe bari kubibona. Yes, ngo ibyiza babibona mu maso y'abandi n'abandi nyine bakabibona mu maso y'abandi. Bamwita Ice Nova. Birasa nk'urusigaro siguye rusanga ibyo rubonye byose disi. Ibayita poetry. Yo, bamwita Ice Nova arimo gukubita ikintu bita ubuvanganzo. Ahangaha barakubwira ngo uretse gato dusubiza inyuma gatoya. Let's go. Abandi bari batikiriya, ibyiza nibyo tubona mu maso y'abandi n'abandi bakabibona mu maso y'abandi. Birasa nk'urusigaro siguye rusa. Yes, aha ngaha niho nababwiraga ngo birasa nk'uruziga rutaziguye
nk'uruziga ruziguye rutaziguye. Come on man, Ice Nova, what do you mean bro? Yeah way, let's go man. Nubusa bamwita Ice Nova. Yes duke twawe wiryamire kare bamwita Ice Nova. Ari kuvuga ngo uduke twawe wifitiye iryamire kare, ibindi byihorere wibereho neza mu mahoro yawe, reke kurwana ibintu n'abantu. Duke twawe wiryamira kare ubuzima bugene neza bamwita Ice Nova. Yes bamwita indirimbo bayikaba bayita ubusa bamwita Ice Nova kuri album ye bita Ubuvanganzo. Duke twawiboneye ntusare, you know. Niba wiboneye agafaranga kawe byimenyere bro, byimenyere uyabike witurize, you know, ntusare utiteza n'abantu, you know. Yes n'ubuzima bamwita Ice Nova. Nubusa man, this shit is dope bro. Nkuze ko bwa kindirimbo yakozwe na Nganji on the beat bro. Uyu musore nawe amaze kugenda akora indirimbo nyinshi cyane, ajya akora imizigo myinshi cyane. Niyo yakoze ku album menshi cyane, album ya Bushari, album ya Ice Nova n'abandi basani benshi cyane bana. Arumva ko agenda ari kuri ibintu bimeze gutya biri dope. Nizeye ko akomeje no kugenda abahiriza. Hari album cyashiri hanze ya Bushari bita ibihe birindwi guys. Ni imizigo myinshi yagiye akoraho. Uyu munsi rero yanakoze kuri ndirimbo ya umusore bita Ice Nova. Ubu bayita Ubuvanganzo. This guy is great bro, urarenze kabisa. Shout out to you Mr. Nganji, Dr. Nganji. Yeah, shout out to you bro. Nkomeza kubabwira ko mukomeza no kugenda mubakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo. Dukomeza no kuryoherwa n'imiziki yabo y'abanyarwanda, of course. Dukomeza no kubashyigikira nkuko twakomeje kugenda tubikora no mu kiganiro cyacu Man from the Kitchen, of course. Muri kumwe nanjye your boy Manishat. Yes mwakoze mwese kubana natwe, urumva kuryoherwa n'ikiganiro, ni kuryoherwa n'indirimbo ya Ice Nova. Ni indirimbo bita Ubusa iri kuri album ye bita Ubuvanganzo ya kabiri. Nuvanga habanje Ubuvanganzo ya mbere, ubu n'Ubuvanganzo ya kabiri. Nizere ko mwayiryohewe. Ndimbi vuga kuri ni indirimbo nyine iri deep kabisa, umuntu yumva kumva amagambo akaryoherwa cyane, kandi nize ko mwakomeje kuryoherwa no kubana nanjye. Mukomeje no kugenda muryoherwa no gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri KCTV 33. Hariho ibiganiro byacu Man from the Kitchen, muza kujya mukomeza kugenda munaryoherwa. Of course muri kumwe your boy Manishat. Yes mwemeza kwifuriza ibihe byiza, kandi nkomeza ko kubabwira mugende murebe indirimbo ya umusaza Ice Nova, mugende mumushyigikire, mumwandikire, you know, mu buryo bwo guteza umuziki nyarwanda imbere no gushyigikira abanyarwanda b'abahanzi, mwereka ko mubashyigikiye kugira ngo bakomeze gukora ibintu biri dope. Iyi album y'umusaza by the way ni indirimbo nyinshi cyane, anize kugiye kubina mukajya gutemuka mukazidownloadinga cyangwa mukazumva aho ku mbuga yagiye azishiraho nko kuri Spotify, mushobora kuzireba kuri YouTube. Yes, kugira ngo duteze abanyarwanda bacu cyangwa se abahanzi nyarwanda imbere. Thank you guys. Have a great day. Boom kaboom. Yes, twiyarira kire yacu uyu munsi. I mean funguro ry'uyu munsi. Nizere ko you guys mwagiye mubona ko nagiye mbikora. Yes, mwabonye ko nabikoze. Yeah, this is your boy Manishat. Yes. Bararyoherwa n'abandi namwe, kandi mbabwira ngo muzagerageze mugategure, mugerageze mugakora iwanyu mu rugo, mukaryeho mwumve, ubundi muzaba mumbwira ingredient. Nkomeza kukwibutsa ko ingredients ziri muri description, ariho ugenda ukaza kuzisanga. Alright, this is your boy Manisha. Iki ni ikiganiro Man from the Kitchen. Mwibutsa gushyira commentaire munsi ubundi tugakomeza kubana. Indirimbo yari ya Ice Nova bita Ubusa kuri album ye yita yise Ubuvanganzo ya kabiri. Of course, this is your boy Manishat. Until next time. Boom bro.
Let's share the food. Oh my. Enjoy, bro. Thanks, bro. Yeah. See you next time, bros and sisters. Yo, hello once again. Nizeye ko mumeze neza ahantu murere hose impande enye z'igihugu, n'abatuye n'abaherereye ahandi hantu hose ku isi. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu biri kugenda bibagwa neza. Of course, this is your boy Manishat, kiganiro ni Man from the Kitchen nk'ibisanzwe, aho tuvuga ku ndirimbo z'abanyarwanda, tuvuga dukora reaction, twumva imiziki y'abanyarwanda, imiziki irimo iragenda iryoha. Kenshi ngenda nguhitiramo, ariko ubu ngubu nawe ushobora kwihitiramo ukavuga ati Manishat, uyu munsi reka tuzakore kuri ino ndirimbo se. Wakumva ushaka nawe kuza kwatendinga show, ko tubana muri show, ukanyandikira ubundi tugakomeza kugenda tubana. Kugenda ukanankurikirana kuri Instagram ukagenda ukandikamo Man from the Kitchen official 250, aho ngaho uhita umbona ako kanya tukomeza kugenda tubana. Ukagenda ushobora kunyandikira, ushobora kujya gute, tukagenda tubana. Of course, this is your boy Manishat. Umunsi turaba tugaruka muri hip hop noneho, nshobora no kwita nkwihutisha nkakujyana mu gake nkakubwira nti tujya muri Kenya trap. Of course, muramuzi ngo bitse mugira amatsiko se, ese ni Bushari, ese ni Betray, ese ninde, you know, amatsiko akomeze abafasha gatoya. Of course, none reka mbabwiye ko n'umunsi turi hano mu gikoni, twikorera akaji uyu munsi. Ni twifite ku matunda yacu, twifite no ku mineke, dufite n'ibinyomoro hano. Nizere ko uyu munsi turuze kugenda tubana neza cyane. Of course, uyu munsi rero turi manukira aho bita muri aho bita Climax Visual. Of course, mwita mwumva uwo mvuze, mwita Betray, you know what it is, you know what I'm saying. Ko turi kuvuga uwo bita Betray, wamwita Run Road se cyangwa. Of course, imusi reka turyoherwe, reka twumve hip hop. Nicyo gituma nyine nicyo gituma ari hano mu gikona rero numva nshaka kuguma, you know what I'm saying. Hano niho mu gikona. Of course, this is your boy Manishat. Let's go with the song. Bamwita Betray. Kiganiro ni Man from the Kitchen, KCTV 33. Let's go. Ahanga mbyutse ko ariho handi twumva amagambo nono. Ahanga tuba twumva amagambo, hip hop. Niyo mpamvu umuntu yumva hip hop, tuba dushaka kumva amagambo fresh. Numva twumva inkuru umusaza Betray arimo aratubwira. Let's go. Nuvuga ngo ni imbere ibumoso, hehe hose ni imbere ibumoso, inyuma turaje tubaha ibyabo, you know. Bamwita Betray, no style abanyambariye hano ni fresh sana kabisa. Ikintu ugomba kugenda ugakora no kugenda ukareba ino ndirimbo, my brother and sisters, murebe ino ndirimbo, ni uburyohe. Bamwita Betray. Bamwita Mr. Shwe. Nicyo gituma hano ariho numva nshaka kuguma. Igihugu niki Kenya trap gusa. Kwiruka Uretse gatoya dusubize inyuma gatoya, dusubiye inyuma gato cyane, ubundi tuze twikomereza.
yes gasanze bamufata nk'umusazi. Actually umusaza atangiye kutubwira story munangana ngo tutangiye kuryoherwa ngo Mbabazi n'undi muntu ngo bamusanze ngo bashaka nyine reka tukubwira byahageze bibindi abana tukina na deo ngahorana n'abajibali Mbabazi nazo gasanze bamwita ngo umusazi, you know. Kaga tutangiye kuryoherwa bamufata nk'umusazi. Umusaza we mu bitotsi ngahora mu kazi, you know, bamwita betray, you know. Ariko njye mwumva kenshi amagambo y'izi ndirimbo muyumve neza muryoherwe, nibwo uryoherwa n'indirimbo kabisa. Wowe no mu nzuzi ebana bari mu kazi n'umwangaro utari mu kazi, you know what I'm saying. Ngo ndi mubi no muri beat mutwe nkabihisha umubiri, nyine umusaza we abihisha umubiri tu. Abagabana abazimije ariko ugomba kuyumva neza, you know. Twasangiye uburozi ariko ndokotse sinapfa nk'umusazi, you know what I'm saying. Umusaza wita betray man. Yeah ngo basangiye nimba mwasangiye uburozi aramutse arokotse we ntago yapfa nk'umusazi bamwita betray. Cyakoze kandi babwira n'umujema kuri fashion go ni gutya kabisa, hari ukuntu yambara nyine n'umusirimu mbese umusaza kuri fashion kabisa ni mubi cyane bamwita betray. Ewana ni kabisa. Umusaza igihugu yagihinduye Kenya trap gusa Yohana. Wabita betray umusaza bari umusaza kabisa, you know. Nyine yagiye tweka ko ashoboye, ni umuntu utwetse ko ashoboye ku buryo bwari bwose ko wabifata ko wabibite bamwita land road, you know what I'm saying. Wabita betray arimo tuvuga ngo nicyo gituma umusaza nyine yumva ashaka. Nicho gituma hana riho numva nshaka kuguma reka nibyinire shayi igihugu n'ikintu cy'ubusa dream team byahageze bibindi abana dukina na deo ngahorana n'abajibali bell ikibiri cy'icyo cy'iniki uwo nambaro uyawutayo umusabayo isto stanamuvanga na starboy fashion I made the promise on my real dog. Yeah, you know what I'm saying? Mamita betray. Bora jahatsi. Apolo obiya asotani yambaga t-shirt arimo yambaga t-shirt n'ubundi akojyaga nuna n'abandi bajama biyo bakojya bagasubira muri ino video ni nziza cyane, you know. Ushobora kugenda ukayireba. Uyu munsi ingredient twakoresheje amatunda n'ibinyomoro n'umuneke, you know, n'amazi of course birumvikana. Nizere ko abantu nawe ushaka gukora akajinga kaka wagakora uri wawe ukakaryoherwa birumvikana. Of course kanze ama brother ushobora gucikinga nawe kuko kameze, you know, niko ubuzima buba bumeze. Of course bamwitaga betray numwe mu yoboye Kenya trap birumvikana, numwe mu bami ba Kenya trap. Yes bamwitaga betray. This was your boy Manishat. Nize ko tuzagenda dukurikirana ibiganiro bizagenda bikurikiraho, dukomeza tumana no mu gikoni tunaryoherwa. Bro nize kuri ububwira uko bimeze, you know. Kandi nkomeza kubibutsa ko nimba ushaka kubana nanjye mu kiganiro tugatekana kumwe tugatekana, tunavuga ku muhanzi ukunda cyangwa se umuhanzi indirimbo y'umuhanzi ukunda turi kumwe ukaba wayivugaho nawe
ntugire ubwoba bwo kuba wanyandikira se kuri Instagram ni man from the kitchen official 250 ukaba uranyandikira ukambwira uti brother I want to be there muri show yawe ubundi tukagenda dukomeza kuryoherwa ntugire ubwoba rero iki ni ikiganiro cyacu twese this is your boy Manshat ikiganiro ni man from the kitchen wibuke gusubscribinga kuri KCTV 33 komante yawe unasharinga amundi tukomeza kubana mu biganiro bigenze ngenda bikurikiranaho boom see you next time.